Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food, dukorera Nyamirambo mu Miduha, delivery, catering, fast food. Wowe utarakora subscribe wayikora uyu munsi kugira ngo ujye urushaho kubona video dusohora buri munsi. Twateguye ifi n'ubugari, ibi ni ibintu bisanzwe ariko uburyo twabiteguyemo nibwo buryo budasanzwe. Ku bantu badakunda amavuta kandi bakunda kwirira neza, iyi video usabwa kuyireba yose ukayirangiza. Iyi video iteguranye ubuhanga. Dufite ifi, dufite karoti, dufite dodo, dufitemo poiro, dufitemo n'ibitunguru ndetse n'agatungurusumu n'inyanya zisanzwe. Rero tugiye kurya ibiryo byacu biryoshye, bisa neza kandi biteguye kinyamwuga, byiganjemo imboga. Ifi yacu urayifata ukayironga, warangiza ukayikatamo kabiri, warangiza ugateka amazi yawe, yamara gushyuha ugashyiramo bya bitunguru, za poiro, za karoti, pavuro, ukabishyira muri ya mazi yamaze kubira kugira ngo imboga zacu tuziposhe, tuze kuziteka neza. Warangiza imboga wabona zamaze guhindura ibara ukazikura muri ya mazi. Wamara kuzikuramo ya fi wakase ukayishyira muri ya mazi n'ubundi ukuyemo za mboga zawe. Ifi wabona imaze guhindura ibara nayo ukayikuramo, warangiza ugategura kandi gasafuriya keza kumutse, ukagashyira kuri gaze yawe cyakumbabura, biterwa n'icyo ukoresha iyo urimo guteka. Agasafuriya kamaze kumuka ushyiramo utuvuta duke cyane, ukagaruramo za mboga waposheje, zimwe wabijije ukazigaragura ku buryo zifata irangi. Warangiza ukagarura za nyanya zawe ukazishyiramo, zamara gushya ya sosi twabijijemo, za mboga twabijijemo na yafi, niyo sosi tugarura muri za mboga zahifashe irange zisa neza. Tugahita tuzishyiramo ifi yacu na ya mazi twasigaje cyangwa ya sosi twari twateguyemo za mboga. Ubundi warangiza ugapfundikira, karindira ko yafi yacu yakira nyine ya sosi, biza kwihuza ukabona ifi nayo yafashe irange ry'isosi. Ubundi iyo bimaze gufatana, ubona isosi yawe isa neza, ifi yawe imeze neza, uyikuraho. Ubugari nabwo buba buhiye. Ubugari ni ibintu bisanzwe kubuteka, ni uguteka amazi agashya, ugaruka buteka bugashya ku buryo nta n'akantu na gatoya ubonamo iyo urimo kuburya. Warangiza ugategura. Ibi biryo biraryoshye, biteguye ubuhanga, biteguranye ubuhanga kandi biteguye kinyamwuga. Ikirenze kuri ibyo ubiriye, niyo waba utarya ubugari, niba ufite n'umuntu udakunda ubugari, mutegurira isosi iteguye gutya, araza kurya. N'ejo uzabuteke kubera isosi. Mu bantu bakunda ibigendanye n'imboga cyane, uteguye gutya ibiryo byawe cyangwa isosi yawe, muburemo izi mboga, dodo, karoti, pavuro, inyanya, poiro, pavuro, bega ntuziburemo. Ibyo ari byo byose uzitekemo. Nurya gutya ugateka gutya, uzaba umeze neza cyane rwose. Kurikira video nawe witegurire gutya. Wowe utarakora subscribe ikore nonaha, dukomeze kuzajya twiga guteka kinyamwuga.